ubwo nuvuga ngo ni nk'imbwa nyine ngo papa ngo yambwa ni se ubwo bivugaga mu burimi bwe akavuga ngo yanga ngo ni se y'inzoka mbi yaje kuyijyana ariko nyibona nkayiha abahungu banjye bakayicagagura niho nahise ngirira ubwoba kandi mbura n'uwo kubaza impamvu nabonye papa agenda n'amaguru kandi nkabona iyi nzoka duhuye zirukanka zo mu bigunda rya jambo bankubiti uhera ntotezwa bavuga ngo ndi umwana w'inzoka nicyo niho hantu hatumye nibaza ndavuga ngo nyine numva ko mama bimbajije ariko navuga nese ku mutima ndavuga n'ubundi ira jambo ryo ryavuye he kugira ngo bamvuge kuriya urumva hari hayo mashyaka ariko bashaka kuzica abantu kuko yaramubwiye ati urampiye iyo nta muyimpamwe biki ko ari ibyacu n'ubundi uduha mu byacu kubera iki undi aravuga ati ntacyo muzabigira ibyanyu tutakiriho ariko mu gihe turiho njye mwana wanjye ngo waye intama wibuke ko nari inshuti na mama wawe kuko mama yari yarapfuye urumva wakomeje gutotezwa n'abo bahungu na mama we yakomeje kugutoteza se mama nawe yarantotezaga ubwo rero byagenze gutyo ashyira mama mu mutiba maze kumushyira mu mutiba mama atangira kujwigirira mu mutiba rero avuga ni mama ko apfuye n'indi uzatujyana mu gihugu yavuyemo papa yafashe ikibiriti afata ikibiriti arasa umwambi wa mbere arabanza ambwira mama ngo nagenda kurema ibintu bye mama yagize ngo ni ibintu by'imikino papa ntari bubikora rero mama yaragiye yanze kujya gukuramo imyenda yagiye kuyikuramo yatangiye gutwika ndabasuje kandi mbifurije ikaze bakunze bampoza stories nizere ko mumeze neza aho muri mwese mu bice byose bitandukanye by'isi nabo bitameze neza nukuri ndabasabira Imana ibafashe iborohereze bikunde ko niyo mugenga wa byose niyo igenga mu buzima turimo nibizi buri kimwe cyose kandi buri kintu cyose kiberaho ku gihe cy'Imana yagennye hari igihe urubona wungu ko bitari gukunda ugashaka ko byihuta ntabwo byashoboka igihe cy'Imana kitaragera ndakuraye nta kintu na kimwe uzigera ugeraho tegereza isaha y'Imana ariko ukore cyane kuko Imana ifasha uwifashije ntuzaterere ngo utegereje isaha y'Imana oya nabyo nashaka kuvuga ako kari agaciyemo so rero mani maze iminsi ndi gutembera pe uyu munsi muri kubona ko n'uyu munsi natembereye hari umumama nasuye nagira ngo ntangire muha ikaze atwibwire yego mwakoze turakwakiriye kuri Mpoza Stories murakoze cyane kunyakira Imana ibampera umugisha mwinshi cyane kandi mwakoze kwitanga kuva ahantu hose aho mwaturutse mukagera hano muri Nyarurama abayita Nyarurama mu kagari ka Nyarurama Yesu abaho umugisha mwinshi cyane mwakoze cyane amen amen rero tangira wibwira abakunzi bampoza mwitwa bande murakoze nitwa Umaze Agahinda Epiphanie Umaze Agahinda Epiphanie ariko papa yitaga amazina 3 uretse ko abiri ari yari kwirangamuntu ariko yitaga ubwo nitwa Umaze Agahinda Epiphanie bakanireba nkagira bakanireba bese abantu bashaka gukana ariko Imana ikurebera bakanireba mbese nshobora kukugambiraho nk'imigambi mibi nkaba nta gihe cyo nkugambiraho mbese nkagukanira ngo ahantu uzahagera ariko kuko ntari njye Imana ndi umwana w'umuntu Imana y'ikaba iri kukurebera aho utashobora kureba nanjye aho ntareba iryo zina risobanura ngo numva aricyo bisobanura bakanireba bagukanira ikurebera nawe ugize kubwira impamvu yari kwise nta kintu ryavuyeho nta kintu wenda se ntabwo mbizi ko papa ntabwo nabonye umwanya wo kuganira na wenda ngo umenye ngo ku mazina yanjye kuki yanyise bakanireba kuko ntabwo twamaranye igihe papa nta makuru yenzi cyane kubera igihe yatandukanye na mama uri mutoya ndagira ngo bite binatwinjiza mu nkuru yego yatandukanye na mama ndi mutoya mfite imyaka 5 aho nayo mfite imyaka 5 ariko mbere yo kuvuka kwanjye urumva mama yarashatse amara imyaka 2 atarabyara nyuma y'imyaka 2 nibwo yaje gutwita wenda niho iryo zina ryavuye kugira ngo banyite ngo bakanireba noneho nyuma y'imyaka 2 mama atwise kuko papa afite abagore babiri mu bihe byatambutse bakundaga abana cyane
papa bamushakiye yavukaga mu bakobwa 8 ari we wa 9. Noneho kuba uwa 9 papa bamushakira umugore wa mbere afite imyaka 18, kuko nawe yaturukaga kuri papa we ngo kera babitaga ibinyendaro. Yari yaravutse mama we yamutwara umukobwa uba mu rugo utarashaka, ngo ndimuriye cyane arahira kutazashaka, ubwo yasize sogokuru wenyine. Noneho rero sogokuru nawe kuba yari umwe ari ikinege byatumye ashakira umuhungu we nawe uvutse nk'ikinege vuba. Ubwo papa amaze kushakana n'uwo mugore babyaranye abana 4, 2 b'abahungu na 2 b'abakobwa. Ahagarara imyaka 2 atarongera kubyara. Ubwo yaba ari nkine kuko na mama urumva mu mara hageze asanga umwana afite imyaka 2 n'ine mukadata amaze atarongera gutwita. Nuko bahita bavuga ati uriya mugore aciye umuryango dushake undi mugore. Ubwo rero byabaye ngombwa ko mama bashaka mama ajyayo afite imyaka 16. Muri uko buryo afite imyaka 16 nawe yarahageze amarindi imyaka 2 atarabyara. Ariko bakajya bakora inama kuko bashiki bose bari barashatse. Bakajya bakora inama yo kwirukana mama. Imiryango igaterana, ubwo nibashiki be na baramube bagaterana bakaza kuvuga ati nimba udashaka ese wabuze undi mugore washaka kuki ugiye gucira ku bana 4 kubyara. Ubwo rero byabaye ngombwa ko bashyiraho umuntu w'umuranga, haza kuboneka mama ashaka afite imyaka 16. Muri imyaka 16 nawe amariyo 2 atarabyara ataranasama. Nyuma y'ibyo byose rero byagiye bibaho ibyo by'imiryango yateranye, ariko papa ngo agera mu nzira akumva kunze mama cyane, akumva atamwirukana. Noneho nyuma y'imyaka 2 mama yaje gutwita, ariko kubera bari bafite inka zataga kwa mukadata zose, mama akajya gukuka y'amase cyangwa no gukamishirizayo. Noneho rero bukeye ngo mukadata yitegereza mama, abona arasa neza cyane mu maso. Arabantu ngo azi kwitegereza nk'abantu batwite bakabona ko bahindutse. Yaramwitegereje ngo bona yarahindutse, afite akandi kabiri kameze neza. Ngaramubaza ati ese Venantia kusiga usa neza cyane nahe mavuta uri kwisiga. Mama arayamubwira ngo hari amavuta yitwaga Yolanda cyangwa se Suzanne ngo abaga mu mikebe. Niriya sabune yita Give. Nibwo rero mama yabimubwiraga bati ati ntabwo aribyo byakugira neza byonyine, atufite ikindi kintu. Nuko noneho rero aramaze ese nta kintu ushaka, kurumva we yari mukuru yarabyekera yarabizi. Nta kintu mva ku mutima wawe ushaka. Mama arambwira ati ikintu numva ashaka ni megeri. Mukadata yaje kubona izo megeri arazica, amaze kuzica araziteka. Ariko ukwezi kwa 4 kwari kwararenze kuko zikunze gupfa mu kwezi kwa 4, ariko n'imigina iraranya igapfa nko mu kwa 6, bese biterwa nuko yagiraranya ntipfe mu kwezi kwa 4. Ubwo rero yarazitetse amaze kuziteka azishyiramo uburozi. Ariko wa mwana mama agiye asanga aherukiraho kubyara, ubwo ukigera umva yari afite imyaka 4, ngo yakundaga mama cyane. Mama akamuvuga mu izina ariko mama akamwita ngo mama we. Nuko aramubwira ati kandi nzazira uburozi bwa Laburesiya, niko mama yitwaga. Ati nzazira uburozi bwa Laburesiya, ati bwe ntiburaza, ariko we ntabwo uzawujya ahubwo ninjye nzaburya. Ubwo yaje kubona izo megero mukadata araziteka, maze kuziteka ubwo mama mu gitondo cyakarajya gukuka y'amase. Ahita amubwira ati Venantia twatumushaka natukuboneye. Nukuvuga ati natukuboneye rero nibwo kuvuga ati natukuboneye nibwo yagiye kuzizana yazishyize mu gakombe dukeya. Uri umuntu ushaka kuroga undi nk'abo bakoresha nk'ibyo ngibyo ntagazana ibintu byinshi, azana gakeya niyo kaba intamimwe. Yazanye gakiro mu gikombe, aravuga ati bumwe kano uramira umutima ko hari igihe umuntu atwita akararikira nk'ikintu akajya yumva umutima umurimo agishaka. Noneho rero bituma agenda kuzana azana ku gasosi, arakamuhaye mama agiye kukanywa wa mwana ahita aramufata, arambwira ati w'inka utampaye Imana itaguhana. Ubwo urumva yahaye wa mwana. Mukadata asohoka mu nzu asanga ari gusomya wa mwana. Yarazanye ngo bitaroze, yarazanye imbeho iriho imegeri zitaroze n'ibijumba byo kugira ngo barishe za megeri. Ubwo abikubise hasi ngo atangira kwirenza n'ibyarire. Noneho mama na wa mwana ngo bayirwa ibyo ari byo. Ubwo bari ko kundi rucira mukaso rugatwara nyoko. Ye baba we. Noneho
aba barirukanse wa mwana na mama undi ngo asigara yirenze ibyarire avuga ngo Vedaste ngo nuko urakoze ibintu nk'ibyo nuko ndatese nkoze iki ngo ari kureba batese nkoze iki ko ari wowe umpaye nanjye umwana akansaba nkamuha njyewe nkoze iki mama wera ataramenya ibyo ari byo ariko ntabwo yari abizi nyine babonye gutyo aje mbaye nk'umusazi bya bintu abimenye hasi bo bibaza ibyo bariruka none ageze kuri amanyina amazi aje kumugati no kurakoze Vedaste undi avuga ati ese nkoze iki ko ari wowe umpaye ugasanga ndi guha umwana agiye nkoze iki nuko nibwo bahise batarero wa mwana ubwo ari musaza wanjye wo kwa mukadata atahana na mama bo bari batera uruguru ariko wari umusozi mubi cyane boherejeho sogokuru ngo witwaga Kuwinzara wari umusozi mubi cyane aho ni hagana hehe uri muri Gikongoro ubu ni Nyamagabe ariko ngiyewe aho twavugaga naho navugaga ni Musenyi bahita Musenyi ubwo rero wari umusozi mubi cyane boherejeho sogokuru ngo ari yasuzuguye isubiyeho inyuma gato kugira ngo ave kwa ba nyirarume bakoresheje ibirori noneho ko sogokuru yari yashatse umugore noneho umugore yari yarashatse aho kwa nyirarume batumira abantu hari habaye ibirori ngo by'imiganura noneho mu gihe rero batumiye babantu b'umuganura uwo batumiye atinda kuza sogokuru ageze bamwicaza muri wa mwanya wa wundi ubwo bamwicaze muri sogokuru aho yaziye wa wundi batumiyeho yaziye bahugije sogokuru aranga avuga ati nagenda umuntu w'umugabo nakumpagurutseho mwanyicaje nari mumushakiraho mumwicaze ibyari ibirori byahise bihindukamo kwirukana sogokuru ariko bamuha inka bamwohereza kuri uwo musozi wari mubi cyane ngo ajye kugwayo kubera ko mushiki wabo ajya gupfa yarababwiye ati muzamfatire umwana wanjye neza muzamushakire n'umugore niwe yari yasize wenyine ubwo rero urumva ngarutse rero mama kwa papa urumva bari batuye hejuru ku musozi kuri wa musozi uzamuka mama rero irukankana na wa mwana bagera mu rugo bageze mu rugo ngo papa yaratashye atashye hageze asanga nyine mama ngo yicaye umutima wamubaye nk'uri mu mutwe we umwana nawe yicaye ngo yifashe gutya arabaza ati ko mwabaye gutyo byagenze bite umwana ahita abwira mama ati we ceceka mama ngiye nivugira umwana nyine ahita avuga ko byagenze ukuntu Laburese yazanye isosi y'imegeri nari bavugaga isosi bavugaga isupu yazanye isupu irimo uburozi agiye kuyiha mama ngenda yinywa ubu nanyweye uburozi bwa Laburese ati kandi icyo nabwira cyo ngewe Laburese ntazandwaze nzarwaze na mama nzarwazwe na mama urumva mama wanjye niwe yitaganye nzarinde mfa ari mama undwajije ntazambone uwo mwana yaje gupfa kuko buriya iyo umuntu yirogeye bya bindi bita ngo kwikora mu nda ntabwo uvuza ngo ntabwo warogoza ngo bikire ntabwo bishobora gukira bene gatoya ubwo rero wa mwana yaje gupfa mu gupfa rero nyine urumva mama yari atwite imiryango yongera aterana avuga ati uriya mudamu ntabwo ari umudamu mwiza reka inka zose zikamwa n'inyana n'inka zimwe zose zitahe ruguru mu rugo rwa ruguru buhari iwacu ubwo rero nibwo inka zatangiye gutaha iwacu twabaye naje kigero ufite nk'imyaka ingahe nari ntaravuka njye ibyo ni inkuru wumvise nyuma nizo bambwiye nari ntaravuka ahubwo nyuma ndi hafi kuvuka ngo mama ari ahantu ari guhinga nagira ngo umve ahantu yazina yabo maze agenda ryaturutse cyangwa se bakanireba noneho igihe yari ari guhinga papa yararagiye ngo ariko amwitegeye ahantu ari guhinga yumva ijwi rivugiye mu gihuru ngo Matiyasi ariko ngo papa amera nk'umuntu ufashwe n'agatotsi mva hari nk'ahandi hantu agiye ngo igihe aje uramubwira ngo itegereze umugore wagiye kubyara azabyara umwana w'umukobwa umwana w'umukobwa yateguye aho amasina yo kumwita papa rero avuga ati nateguye kuzamwita umaze agahinda bakanireba Donata ryajwe aramubwira ngo umwana ntuzamwite ayo yagumisheho ariko Donata urihindura azitwa umaze agahinda Epifani bakanireba Epifani bisobanura kwigaragaza kwa Nyagasani yigaragariza abamikazi kandi umwana wawe igihe kimwe Nyagasani azamwigaragariza ubwo nuvuga ngo naho iryo zina ryaturutse umaze agahinda cyangwa se umaze agahinda na Epifani nagiswe Imana yabivuzeho ariko mu bihe bishize abantu ba kera bararaguzaga baraterekeraga suko bakoraga ibyiza ariko Imana igushaka ifite y'ukuntu kwitoranyiriza kuko Imana ni Imana kandi rero ibyo twebwe tutabasha kureba hanyuma rero ubwo ni ukuvuga ngo naje kuvuka
mvuka ari mu gitondo ariko habanje kubyara inka ibyara inyana. Inka iyo yabwiye ngo saa 11 za mu gitondo, njye mvuka saa 12. Iyo nka bayita Imaragahinda. Imaragahinda kuko ni inka basitaga amazina, bayita Imaragahinda ikamirwa umubyeyi wabyaye. Hanyuma njyewe mvutse igihe cyo kunyita kigeze, banyise ya mazina, yego, bakanireba maze Agahinda Epifani. Inyogokuru kubura ko ngo navutse ndi gato cyane, kubera ko muka data yampigiye, ubu mwana we yaramubabaje cyane. Mu kumubabaza rero bituma higira ngo azice njyewe yihorere nawe maze kuvuka. Rero hari impamvu umuntu ashaka kuvuka akaba gatoya, nuko hari ikimana ibishaka. Hari ibyo bimurinze, hari n'uvuka akaba munini, niko byose mu mugambi w'Imana iba yabigenye. Rero navutse ngo ndi gato cyane cyane, gakabije, akana gakabije gato cyane. Noneho muri kwa gukabya kuba gatoya, ngo bakajya babona bakavuga ati mbega akana ni keza, karasa neza mu twiso, kafite utwiso twiza n'akajosi keza n'udutoki n'akarenge, ariko ubundi si n'umwana. Bati si umwana, ngo bareba ku kibuno ko bati mbega umwana uyu si umwana rwose. Nokora ngo nyogokuru wanjye we araza ashyiraho akandi kazina, ngo aranyitegereza, nkura mu dutambaro hose ngo aranyitegereza, aravuga ati aka kana ni Kadugari. bishaka kuvuga ikibyo ngo Kadugari baramubaje ati se Dugari biravuga iki, birasobanura iki? Arabasubiza ati Dugari ni akantu gato ariko keza. Ubwo ashyiraho nako kazina ka Dugari. Gutyo niyo ndi iwacu nagiyeyo, uretse ko ntanaherukayo, banyita Dugari nta kibazo ndabitaba. nuko uravutse urakuze utangiye kumenya ubwenge. Ndakuze ariko igihe ngiye nagize amezi 9, mama yabyaye undi mwana wa kabiri. Yabyara umwana wa kabiri, njye nagize amezi 9. Igitondo nujujejemo amezi 9, mama yakibyayemo undi mwana. Mu kukibyaramo undi mwana, ubwo naje urumva nabayeho nabi, ngo sinose. Mama akajya guhinga, noneho kubera gukunda imirimo mu giturage, yajya guhinga bagafata ikinonko, kubera ngo nakundaga amashereka cyane. Noneho mama agafata cya kinonko akagenda akizengurutsaho amashereka, yiranwa cya kinonko ngo ari cyo nonka, yaza gushiramo mama akongera akagaruka agakamiraho ayandi, bampaga amata ngo sinyemere. Bagakamiraho kuri cya kinonko, nkurirunwa cya kinonko, nasinzira nkasinziranwa nacyo, nza gukura. Nyogokuru nyine ajya agafata ati kakana karezwe n'ikinonko, gisa Imana n'igitangaza, karakuze. Noneho mama wa mwana yabyaye yaragiye arakuramira neza cyane, we amira neza cyane, kubera ko twajyaga tujyana nk'ahantu bakavuga ngo niwe mfura, jyewe ndi kirondafura. Kuko njye urumva naragugiye waronka, abagira ubuzima bwiza, njye sinonka pe. Noneho we yajya ahantu aragenda aravumbuka cyane. Ubu rero niwe muka data yishe. Uwo niwe we yaramwishe pe, amwica. Buri Imana ivubira imfura babi n'abeza. Muka data yarasenze, aravuga ati Imana ni gute nshobora kuba narabyaye umwana nkaba nshiriye ku rupfu, wampaye umwana ukanshumbusha umwana wa undi napfushije ukanshumbusha. Biba ngombwa rero ko Imana yamwumvise, aratwita, arabyara. Amaze kubyara ariko kuko bo bagiraga imigambi mibi, yamurogesheje ingobyi yo mu nda. Buriya hari ingobyi bifubitse umwana, we yarayibitse, yica nabi cyane. Nabonye urupfu muri umuntu wanjye yapfuye ruratangaje. Yo iratonyora ikagikuraho no mubiri, uyu mubiri ukajya uvaho. Bese yabigenje ate se? Urumva yaramaze kuba umuntu mukuru se? Uwo muri umuntu wanjye yafite imyaka ingahe? Ntabwo nyibuka neza, ariko yari mukuru. Urumva ko ari yaranshiyeho muri kwa kuzingama n'ibiki byose, ngo waronse cyane, mama yamwongeje imyaka 2. Noneho uwo mwana kugira ngo bamuroge, twagiye kwita umwana mu cyaro, habagamo ibintu byo kwita abana. Tugiye kwita umwana amazina wandi muka data yabyaye. Ariko mama aratubwira ngo dutaye akundaga uwo mwana cyane, yaramukundaga cyane kundusha, yabonaga ngo nta kintu nzamara. Noneho agakunda uwo mwana cyane. Aratubwira ati maze mutahe ntimurare, kandi murye ibiryo bazanye muri rusange, ibyanyu mwenyine, cyane cyane uwo mwana. Arambwira ati ntubikoremo, ubyihorere. Uwo mwana rero yakundaga papa kubi, yakundaga papa cyane, ararara.
urumva yanga ko dutana avuga ngo dutaha aranga ararara ndibuka igihe ntashye ngeze no mu rugo mama yaryamye nk'utaryamye kubera ko uwo mwana yarayeyo ubwo rero uwo mwana niho yavuye yariye bwa burozi umwana yaraje ararwara arahuma yamuroze bubiri buhumisha umuntu ntabone no gutonyoka byamaze igihe nyine atangira gutonyoka atangira no guhuma ukajya ugenda umurandasi yaje gupfa ndibuka uwo mwana yanapfuye kuko urumva wagira nawe muto sinzi n'ibyo gupfa ibyo ari byo yarapfuye nuko iri iwacu hari ibintu byahabaga bita ibibenyi ibyo bibenyi rero yari yabimuguriye twarabikundaga ariko cyane cyane yitaga kuri uwo mwana cyane kurusha njyewe yabonaga ngo nta mumaro ufite mama wawe noneho ako kana akagakunda cyane azana ibyo bibenyi nyine ikintu nabonaga niwe yabaga mpaye arabizana yari ari gusamba mama akajya bimupfundagura mu kanwa ngo nabirye nanjye nkavuga nti sinzi gupfa ibyo ari byo nkavuga nti bimpembwirire uzamugurira ibindi ntakiri uzamugurira ibindi urumva njye narakubitwaga cyane hari ibintu buriya wenda nk'umuntu agenda yibagirwa ariko hari ibyo utakwibagirwa wagiye uca mu gihe yarankubitaga cyane kubera ko uwo mwana ntiyabonaga ashaka umuheka namuheka akabaransumba akabarandusha n'imbaraga nkamwicaza hasi yaza akavuga mama yataka avuga ngo namwicaje ngo hasi ngo nananiwe kumuheka ngo mwicaza hasi ngo ndamwegamira ubwo gihe nkaba ndakubiswe ndashaka uhora umufite noneho uwo mwana rero yaje gupfa abana bo mu giturage kereka nimba wenda ari nk'ubu ngubu ariko igihe cyo hambere baba baragowe cyane uheka umwana mutangana ukirirwa umugendana noneho numva yari afite ikibazo cyo kuba yarahumye mama yari umuntu wirirwa ahinga akora imirimo hirya no hino ubwo byanga ngombwa ko umwana wa mwana ubwo rero uwo mwana yaje gupfa arashyingurwa baravuga ati agiye mu cyimbo cya Dugari niko abantu nyine babivuze kuko ngiye ntapfuye ahubwo hagiye wa mwana cyakora cyo nibuka uwo mwana ari gusamba ariko ntabwo nzi ko agiye gupfa nzi ko aragaruka yaravuze mukadata mama yaravuze ngo umwana nyamwana aragiye ngo hasigaye kitazagira icyo kimarira mama wabivuga nari umwana nyine ariko nyoberwa ibyo ari byo ndamwihorera ntabwo ni kuvuga ari kumbita ari kuntura n'uwo mujinya afite ndicaje rero uwo mwana nibwo yaje gupfa baramushyingura kumushyingura rero niho n'ubundi giye gutoterezwa kwanjye kwatangiye kuva cyane ntangira no kurara mu kigunda n'umuna we kimara gupfa kuko urumva niwe mwana mama yitaga ngo niwe mwana nyamwana yumvaga ya magambo nabwiwe na mukadata nkiragahinja ngo araje nkura muri twadutambara akajya avuga ati si n'umwana wabyaye umushyira kubera ngo uronkeje uyu nta mwana urimo nge nata muri toilette nkamutanamo n'udutambaro twe mama aravuga ati nose namutama ahumeka ubwo rero magambo yagiye yumva ngo ntacyo nzamara ntaki n'uwo mwana arapfa ndibuka kwa kundi abana bashaka nko kwicara bakavuga ngo nzakorera mama iki uyu mwana yaravuze ngo azagurira mama ngo amaniro ubwo ni nk'imyenda twita ngo ni imikenyero ngo azagurira mama amaniro meza none muvuga ngo azamugurira amaniro meza mama yagiye abizirikana gutyo ko uwo mwana ashaka kuzapfa akamugurira imwe yavuze noneho aravuga ati mwana wari kuzangira umumaro hasigaye wowe utazagira icyo umara ubwo nibwo natangiye cyakora cyo namukoreye ikosa niko navuga ariko umwana wese arakosa akababarirwa ubwo urumva noneho yaje kujya kwa nyina wabo yari umusirimu amuha injerekani iriya njerekani niyo kuvomesha n'akandi gato karindwi njye nari umwana w'imyaka 5 nkajya nikora njyana kakajerekani akavuga ati uhere mu gitondo uvoma uragera nimugoroba amazi wayagwishije nkahera mu gitondo kuko mvoma rimwe raraza asanga kabido nta mazi akarimo ariko injerekani iruzuye ariko kakabido sinakavomeye nuko aravuga ati urajya kuvoma amazi sinzi yo washyize kuki kana kabido utakavomeye yanyoreje kuvoma n'ijoro mu gicuku abantu mu cyaro baryama kare njya kuvoma rero bari baratujya ko ku mugezi habaye inyamaswa ariko igihe nawe nakozeho urugomo gato nabonye injerekani yuzuye ari nini ndabona buri mama umubyeyi ashaka kumbabarira nasanga kano gato nta kujuje noneho ubwo ngubwo nuvuga ngo rero mama yahise agira gutya aravuga ati nuko wabigenjeje jya kuvoma yaraje uwo munsi nakoze urugomo ngendera ku mutumba ariko nibwo bwa mbere nakubitiye ku mutumba sinongeye kugendera ku mutumba narinze nkuru nagendeye ku mutumba sinajya kuvoma
abandi bana bambwira ati tujye ku mutumba tukumvisha umunyenga wigira ku mutumba sinavomera ka kabido aho atahera yabuze y'amazi yaramfasha arankubita ko yarankubise anyoreza kuvoma njye nagiye kuvoma muri iryo joro mu kujya kuvoma nageze ku mugezi kwa sogokuru bari batuye ahantu mu Gisiza ubu twahita nko mu gishanga ko ari begereye ivomo barateye n'insina kuva aho ngaho twavomeraga kugera ruguru noneho ndagenda mpageze rero bavuga ko haba inyamaswa ikintu nagiye kubona nabonye ikintu kimanutse mu rutoki kirukankango kimeze baravuga ngo haba imbaka nabonye nyine igisimba kiturutse mu rutoki iyo nyamaswa iza mu kanwa hawe hatukura iraza iramfata ifata urukanzu n'inamba ya rukuru mu giturage bajyaga bazana ibintu by'ibikanzu nk'ino mikoba iziritse imyeyo niyo bashyiragamo mu nda nka lasitike icyo rero nicyo nari nambaye mu kucyambara rero ya nyamaswa ziragikurura nanjye mvuza induru ndapfuye n'umuntu iki amazi yamenetseho bana cyakora cyo Imana ibireba byose nyine amazi yamenetseho nkurira umukingo akabido k'amazi kakamenekaho kubera n'ubwo nkashikura ibyatsi bikongera bikantura hasi nkagwa munsi y'umukingo ariko kwa kuvuza induru ya nyamaswa yari yagiye nako kwa sogokuru baranyumva banyumvise bati komera ati ninde ndavuga nti ni dugari mbabwira ni dugari baravuga ati none uvuye he mvuye kuvoma ninde wakwohereje ni mama baravugira bati reka inyamaswa zikugeze zishira agahinda nyoko aracyari mutoya azabyara abandi bana azabyara azabita amazina yawe yose abo ni abaturanyi wowe ni kwa sogokuru ubyara papa Yesu nibo bahise bambwira gutyo bambwira ati reka inyamaswa zikugeze zishira agahinda nyoko aracyari muto azabyara abandi bana kandi abana azabyara azabita ya mazina yawe ubwo rero byatumye nceceka sinongeye kuvuga yese numva nyine ntaho kungirira impuhwe uhari ntabwo nongeye kugira ibintu mvuga naricecekeye ndatahangira mu rugo nasanze mama yibereye mu rugo ntabwo namubwiye bimbayeho nuko naje kumera gutyo ntangira kujya ndara mu kigunda ku myaka ingahe 5 niyo narayo mu kigunda kandi abandi baravuga ngo umwana ariko buri umwana abaje ubwenge cyane nta nubwo apfa kwibagirwa ibintu byose byamubayeho yego niyo mpamvu rangiye ibintu ntabyibagiwe ubu naje kujya ndara mu kigunda ku myaka 5 kubera kunkubita cyane kwa mama yarankubise arampabura nyuma yaho nanone icyo gihe cyo kujya kuvoma kirangiye naje kumukorera ikosa nkora ikosa ryo kuba yansize ku rugo asize ku rugo asigira ibiryo mu isahane bita mironko ngira ngo ho n'ubuzira cyane hari bapimiraho ibishyimbo none abinsigiye retetse amashaza n'ibirayi y'urunyogwe noneho ndangije abana bo kwa mukadata baza kwaragira barimo umukobwa mukuru yarangije ngo kwiga wa 8 urangiza kwiga wa 8 w'icyo gihe ni nko ku munsi ngo yarangije university noneho rero umukobwa aza kuragira papa ntiyaraharaza gusigaraho papa mu kumusigaraho rero baje kuragira buri wacu baje kuragira urugo barambwira ati se duga ndabitaba nta biryo mama yagusigiye ngo duheho dusangire ndavuga nti yabinsigiye ntabwo kera najyaga nuko ndavuga nti yabinsigiye aravuga ati yabigusigiye ubwo ari kubisiga yari yabisize n'undi ari kugaruka akabisanga kuko ngo ntabwo najyaga nkunda ibiryo nazo yaba tugenda mu majyaga bivuga noneho rero ndagenda ndabizana mu kubizana baba barabiriye bonyine mbareba babiriye ndangije bavuga ati se nta bindi bihari mama we yasize mu nkono ndavuga nti birahari ati genda ubizane inkono narayaruye yose irashira abantu mano kuyikukumbamo byose ndagenda bibakukumbira bishiramo bimaze gushiramo noneho ubwo ikintu gitangaje byamaze gushiramo bambye ati genda uzane n'inkono turebe koko kubimazemo ndagenda mbangatana ya nkono y'umwana nisiga imbyiro ahantu hose haba hano guhera hano mu gatuza nisiga imbyiro ariko ndayizana ndayibereka beretse ya nkono babona ko byashizemo baravatireka twigende nyoko kubaga wenyine bahise bashora inka mama rero yaje gutaha arataha mu gutaha yarakarabye ndeba ariko umutima ubyina undi mu mutwe
arakaraba arakaraba maze gukaraba agira gutya ajya kureba muri ya nkono arebye muri ya nkono asanga yego asanga byashizemo amaze gusanga byashizemo aravuga ati atumva ibi biryo byagiye he ndavuga nti rwose ni ukuri ntimbabarira ndavuga ntibaperaje baje kuragira nibo banshutse barabirya nti rwose mbabarira bari bateye n'amabuye aho mu rugo kugira ngo nkunde narwe by'ibyo bateye ibintu nko mu rugo arambaza ati amabuye yazanywe nande ndamubwira nibo bayanteraga yanga kubyumva mu kwanga kubyumva rero yaramfasha njyana mu nzu yanyubikishije inda hasi arankandagira hari akantu bajyaga bapostinga mu bihe byashize najyaga mbona ngo kumukozi uri kurera umwana akajya amubuza mu ntebe agakubita umunara agati ngo inurebe ndavuga nti ndabona bino binari nk'ibyambayeho kera simbishaka kubibona yahubuzaga umwana mu ntebe akamukubita se akamukandagira akamukoreraho ibintu byose ibiryo bamusigiye akabyirira wa mwana akajya amuhundagura rero nanjye mama yandambitse hasi akajya ahera ku maguru agenda ambyina hari nako nkubita ambyina nkubita icyo kintu cyose kimpahamura gusa mama yagiye kuzana urwiri ngo antwike n'intoki agiye kuzana urwiri ngo antwike nibwo yazanye urwo rwiri ngo antwike agiye gushyira ibiganza mu ziko ndataka cyane nararahindahiro nyinshi izibaho n'izitabaho umunyana agira ngo mbe naramurahiye kandi namuziho gatsindwa n'Uwiteka ariko naramurahiye kugira ngo mama mbabarire ubwo nibwo nahise njya kurara mu kigunda noneho ndara mu gihuru pe nese yarandekuye mpita nirukanka njya mu kigunda mu gihuru mbona urukwavu ruvumbutsemo rw'agasozi aho rwavumbutse niho nagiye niyo yabaye indiri yanjye aho urukwavu ruvuye ubwo natangiye kurara mu kigunda gutyo nkibera mu gihuru gutyo ariko nasonza nkataha nkagenda none ngiye kwaka ibiryo mama n'ubundi akamfata akankubita nakunda guduhinja cyane rero mva mu kigunda nje kureba gasaza kanjye ko nakundaga utwana duto cyane noneho abantu bakajya bavuga ngo wagira ngo ngira icyo mfana n'ingwe kubera ngo nizo zikunda abana cyane nk'abantu babaye mu giturage mu bihe bishize kandi icyo gihe uracyari umwana mutoya nk'imyaka ingahe icyo gihe n'ubu rero ngifite indi 5 kuko 5 niyo mama yatandukaniyeho na papa noneho njye mfite 5 nibwo mama na papa batandukanye ubwo rero naratashye ngera mu rugo ngeze mu rugo sanga mama nari ngiye kureba uruhinja ariko nkanasaba na mama ibiryo mpageze sanga mama yari yanatetse neza cyane yari yatetse neza pe wenda mu giturage nk'icyo gihe wenda kumva ngo umuntu yatetse yakaranze urumva no ko mama yari akiri ku kiriri yari yatetse noneho amateke maze agenda yasaturamo dutoya amaze kuyasaturamo dutoya afata amashaza yumye arayakaranga ayasika ku rusyo akuramo isosi hari ukuntu bafataga amashaza yumye bakayakaranga bamara kuyakaranga akazamo agahumuro kuko yakaranzwe ku ziko bagahita bashyira ku rusyo bagasika bagakuramo agafu kariya gafu rero yagashyize muri ayo mateke arangije akarangisha n'amamesa byari biryoshye nyine ninjiye mu rugo numva harimo impumuro ya rwa ruhinja kandi na rwa rukarango gusa ikintu kibabaje kuri urwo rukarango ntabwo nariyeho narahageze maze kuhagera mama arambwira ndahagera ndasoza ko mama uwo munsi yahise ambuza cya gihe yankubitaga ku byo kurya nagabuye bigashira yarambuje kumwita mama kugeza ubwo ntabwo nongeye kuvuga ijambo kandi ari mama wawe ubizi neza ko ari mama wawe njye nakuze mwita ngo yewera ntabwo kuvuga ngo mama nageze mbikoresha nabikoresha ngeze hano i Kigali nabwo bikajya bintonda ndagamwa abantu b'i Kigali ngo bita ngo mama kugira ngo ijambo mama rize ryavaga ahantu kure cyane wantuma no kumuntu ukavuga ati kandi genda urabanza uvuge ngo mama runaka narabanzaga ngahagarara kubera utigeze ubibamo narahagararaga cyangwa nkongira nkanasubirayo nkumva ndamutinye ryazina kuko nari toterejweho cyane noneho ubwo nyine naratashye ngeze mu Rwanda mbwa ntiyewera wampaye ku biryo nuko arambwira ati rero aturaje se nyira ntuntinye kwa ko uraje mfasha umwana mbanze ngiye gusasa wowe urarya mvuye gusasa kandi we yarari kurya ubwo ramaze yamfatishije wa mwana umwana mufata no ku rutugu amfatisha n'agatadowa
hari akantu bitaga agatadowa mu giturage kabamo n'urutambi noneho ka gatadowa rero ndagafata ngenda ngiye kujyana ngo mama asase mu kumuhereza ngo asase yahise agira gutya yagize gutya akunkumuye umusambi ku buriri ka gatadowa kaba karazimye kandi mu ziko yari yavuye yajimije umuriro kuko yari yizeye ka gatadowa mu kumara kuzimya wa muriro nibwo yaje kugira gutya ampereza aza kumpereza arambwira ati none wenda kuvumbika mu ziko ubwo utafashije ngo usase neza. Yari yashize ashyuhije amazi mu kintu bita ikigari cy'inkono zino zimeneka. Rero kubera kutotezwa cyane mbwa ati none ndagutwika wenda ndaje nkuruhe mu ziko, nasubiye inyuma ngiye gukongeza ka katadowa, igihe ngiye gukongeza koko abaragize oya ahubwo nakandagiye muri cya kigari n'ibirenge byombi kiba kiramenetse. Kimaze kumeneka amazi asandara kandi mu ziko, kandi urumva mu nzu hari umwijima, ntiyanababajwe kuza gufata umwana we, ahubwo ibi byose nabikoraga afite wa mwana. Noneho navuze Imana, natangiye kuvuga Imana mu mutima, navuga ngo niki cyatumye nza kurara mu rugo. Umenyere kwirarira mu bigundi. Kandi nahise numva kubera ibyo bibaye, nahise numva nakwagusonza kubaye nko gushira. Noneho ubwo nibwo napfukamye handi nk'Imana yabikoze. Buriya uburyo Imana ikora mu bumana bwayo ifite uko ikora. Kuko icyo gihe ndibuka ko wa muriro warazimye mu ziko, nyine amazi yamenetsemo birazima, ariko hasigara nk'agashashi gato cyane. Aho niho napfukamye mu kiziba cy'amazi kandi ndatsa mbona biremeye, sinamenya ukuntu byagenze, n'Imana yabikoze. Biremeye ndamushyira arasasa. Amaze gusasa rero nibwo yavuyeyo, araza ambwira ati mpereza umwana wanjye. Umwana naramumuhereje, maze kumuhereza mu rugo hari umushito botsagaho inyama. Noneho kuri wa mushito botsagaho inyama rero iyo baga baziguze, mbere yo kuziteka ngo hagiraga izo abanza kotsa, niwe yafashe awufasha agiye kunkubita. Ndavuga nti mama ndabizi ukuntu akubita, n'ubundi ankubita nta muwa mfitiye, nankubita ku igufa riravunika, aho kugira ngo nkubite ku igufa rivunike jyewe reka nirukanke mucike. Ariko ngeze ku rugi sanga rurakinze, sanze rukinze rero nibwo yafashe wa mushito arawufata arawushinga, arawutera nyine uhita wishinga mu ivi ryanjye. Ngewe mu kwishinga mu ivi nta muhengere yangiriye zo kuza kuwonkuriramo. Narawurebye nawe nkamureba, mbona agomeza kwihera umwana ibere. Ngewe ikintu nakoze nahise nsinziriza, nawukuyemo sinjije, ntabwo nawukuyemo nkane kuko nzi ko ninkushinguzamo hahita hava amaraso menshi akurikiye handi umushito winjire, kuko umushito urumva warajuhamamo. Nshikuje gutya ntagira amaraso na make yava. Amaraso na make atavuye niko ngewe numvise inzara ishize, nta nubwo bya biryo yari kuri ngo mbirye, inzara yahise ishiramira nk'umuntu wariye. Noneho ubu nagiye kuryama, sinanaraye iruhande rwe, yahise ambwira ngo nisase iruhande rw'iziko. Sasa iruhande rw'iziko mba ariho ndara, ariko bucya mu gitondo ukuguru kwabyimbye kuko icyo gihe nkuramo wa mushito nta maraso na make yavuye, ahubwo amaraso yarifunze amanuka mu kirenge, mu kuguru kose amaraso aramanuka. Ubwo rero muri kwa kumanuka kwa ya maraso nibwo yifunzemo. Amaze kwifunga bwakiye ntasohoka mu nzu, nabukeye bwaho iminsi 3. Nyuma y'iminsi 3 ubwo yari maze gushira, nibwo mama ari gonga munsi y'urugo, numva arimo aravuga. Noneho haza umusazi, nge mama ntera umushito, umusazi yari yarasaze, ngo bagiraga ibintu by'ibinyabingi bikagera igihe bikamusarisha byo mu miryango kwasi, bikagera igihe bikamusarisha. Ubwo rero we yari yarasaze, ariko ku munsi wa 3 Imana yaramukoresheje imuvanamo bya bisaza za kundeba. Nibwo yaje mu rugo nyine abwira, numva aho mama ari guhingiramo, aje ngo se Venasi, ngo bitonda televiziyo, ese wa mwana ari he Dugari ko nteruka kumubona? Aramubwira ati Dugari naramwishe. Aramubwira ati se waramwishura namwihambira? Ati namwishe ndamwihambira, ariko namwishe adapfa ntanakire. Umusaza aramubwira ati ngwino ujye kumunyereka aho wamuhambye. Nibwo rero mama
yazanaga n'uwo mugabo. Mu kuzana n'uwo mugabo baraje bansanga mu rugo aho ndyamye, baranyorosora. Yorosoye aba ararebye uwo musazi, aba ararebye aravuga ati Venasi, ni uko wagize uyu mwana, iyo uba nk'umugore wanjye mba nkukubise, ariko gukubita umugore w'undi biragoranye, none niyo mpamvu ntagukubise. Ubwo rero umusazi yavuye aho ngaho niwe wagiye atanga amakuru yose. Papa rero yajyanye inka ku ishyamba, aragishishije, ibyo bitaga kugishisha, ajyana inka ku ishyamba. Bamutumyeho mu rukiga, iyo yari ari kuko nta telefone ntaki, kwari ukugenda bavuga gusa. Bimeze gutya na gutya, ubu izo nkuru zamugezeho. Papa yaje hashize, urumva nayo imaze iminsi 3 ndyamye mu nzu, ariko ukuguru kwarabyimbye, kwararengeranye, ntasohoka no gusoba, nasobaga aho ndyamye. Nuko ubwo rero nibwo naje kugira gutya, papa aza ku munsi wa 4 nkiri mu nzu, ariko mama amenya ko papa azaza. Mu kumenya ko papa azaza nibwo we yaje arambaza ngo ari mama cyangwa papa nkunda ndi. Ndamubwira nti mwese ndabakunda kuko mwese muri ababyeyi banjye. Arambwira ati habayemo amahitamo. Ndaceceka. Arambwira ati dore habayemo amahitamo rero, wahitamo njyewe kuko papa ashaka kukwanga, ariko njye nagutwara mu kanwa nk'ipusi. Na n'ubu nyine nganye gutya ntabona ngo ipusi yatwara abana bayo gute mu kanwa, ariko yarambwiye ngo papa ngo ashaka kunyanga, ngo akantwara mu kanwa nk'ipusi, ngo kwitwara abana bayo mu kanwa. Rero bagusobanura icyo bishaka kuvuga se? Oya, ni uko ngo ipusi ngo iyo igiye gutwara, ubu nyine ubu barabimbwiye, iyo ipusi igiye gutwara abana bayo, cyane cyane ari ugeze nk'urugo rurimo ipusi ifite utwana, ukavuga uti yewe muzampa akabwana kamwe, iyo ibyumva nyine ibyumva ngo irari bitunda ijoro byose kandi bitwara ngo mu kanwa. Ariko njye ntabyo ndabona, nta handi bitwara mu kanwa, itwara kimwe cyangwa bibiri ikareba ahantu ijya kubihisha, kubera ko yumvise ko bayitwa. Noneho rero ubwo mama ambwira gutyo, ariko mbere y'uko papa aza na mama amaze kumbwira atyo, nagiye kubona nimba sinzi ukuntu nabyita, gusa nagiye kubona mbona nk'inkoko ifite nk'utwana udushwi dutoya, mbona iguye, babyitaga kera mu ntanzi z'urugo, ubwo ni nka haruguru y'urugo, mbona nihiguye, ibaye nk'igize gukita amababa, mbona isize babana. Nuko nibwo nagiye kumva numvise kuri yambwiye ngo ntubwire papa ibyo mama yakoze kuko bashobora guhita bamwica. Papa rero ako kanya nawe yahise ageraho n'akabido k'amata, kubera ko arazi ko nkunda amata, ariko nkakunda amata y'ikivuguto, yajemo twebwe twabyitaga ngo ni ibidobogo. Narayakundaga cyane, papa yari abizi, yaba yarajyanye nka kwishyamba akazanzanira ikivuguto. Ubwo rero papa yaje azanye ayo mata. Mu kuzana ya mata yaraje arasuhuza ari mu gitondo, aravuga ati mama yahise ajya kwihingira. Akimara kumbwira za nkuru numvise ko papa ari mu nzira, kuko urumva umusaza agiye abivuga, birara byataje kwa papa. Ubyumvise wese inkuru irihuta, ubyumvise wese agenda cyane. Nuko ubyumvise wese agenda bijyana. Noneho ubwo nibwo papa we yabyutse aza nyine, ngo ari no hafi yo kuzaza kutureba, ariko urumva niyo nkuru yahise imuzana vuba. Araza ari mu gitondo, ngo araye ijoro ryose agenda. Araza yarageze mu rugo, araza aravuga ati mwaramutse. Ndavuga ngo yego, urumva rero naraheze mu buriri ntajya, ariko kuva yantera wa mushito nahise numva meze nk'umuntu wariye. Uko umuntu yariye aba ameze niko nahise numva meze, numva nta nzara nkifite. Icyo gihe cyose nakimaze numva nta nzara mfite. Noneho papa araza aravuga ati mwaramutse, nanjye ndikiriza. Nikije avuga ati se wa mwana we, ati niko kutabyuka, wararwaye? Ese wararwaye ntibakujyana kwa muganga? Warwaye malaria? Nyoko se kuki atabimbwiye? Yaraje nyine ararusura, ariko yaje amakuru yose ayazi, kuko yaje ahita anyurusura areba ukuguru. Arebye ukuguru asanga ikiguru cyarabyimbye, cyabaye kinini cyane, guhera hano mu ivi kumanuka n'amano yarabyimbye. Nuko nta maraso yarabayemo mabi. Arangira avuga ati wabaye iki? Hita umbwira umuntu wabugize gutya ngo uhorere. Ndavuga ni yewe, kuko mama yari yambwiye ngo mvuge ngo ni ibiti byanyishe nagiye gutashya. Hari ibikingo bajyaga bacira iwacu, bagashingaho imambo hasi no hejuru bisongoye. Noneho ndavuga nti nagiye gutashya, rega ntibiti biranyica, nicyo giti cyitwa imambo, ni nicyo cyamfumuye.
papa aravuga ati niko igiti nticyakwishe ku itako, nticyakwishe no ku kuguru hepfo, cyakwishe mu ivi, niho cyapfumuye. Atumva rero amahuriro yanjye nawe nayo ngayo, nimba utanga umuntu akugize gutya ngo nguhorere. Gusa icyo papa yahise agendana ya mata, ntayampaye, yahise agendana ya mata, numva ari gutongana na mama aho bari guhinga. Aravuga ati Venansiya wongere umwana kuriya, ati uwo mwana ngo wabyaye ngo yitwa Kwizera, ati namaze kukwizera none ntabwo ukiri umwizerwa, ahubwo witwa Nzirumbanje. Ati umwana yitwa Nzirumbanje, umbanjije ku mwana wanjye, umwana wanjye yagiye kumuca ukuguru, ngenda ndaca yawe abiri. Ari papa wawe. Noneho rero ubwindi uri hera aho ngaho, bapfa rya zina kandi umwe akavuga ati umwana ni Kwizera, undi ati ni Nzirumbanje. Uko bitera induru kandi aravuga ati gusakuza kandi utanjyana umwana kwa muganga. Bemeza ko nibanjyana ahantu bita kwa muganga Mirigita, uwo Mirigita arazwi, Ikaduha sinzi nimba gihari, ariko arazwi cyane, yari umuzungu. Baravuga ati akaguru barahita bagakata. Noneho rero nanjye ubwo kubera izo nduru naje gufata ibibando bibiri, mbasha kujya ku irembo, ariko ngendera kuri kano kaguru kamwe. Ngeze ku irembo numva ndavuga mana, numva za nduru zikomeza kubaho, ukuntu bari bamwe basigana kunjyana kwa muganga akaguru bagace, abandi bati ntacyo gukora gihe uretse kumuca akaguru atarwara kanseri. Nibwo naje kugira gutya rero, mvugira mu mutima, ndavuga ntaye ko se mana, ubu ugiye kwemera ko bansha ukuguru, nari ufite amaguru yanjye abiri mazima nzize mama. Numva ijwi mu mutima rirambwiye ngo humura mwana wanjye, ntabwo baguca ukuguru. Mbona nyine mfite amaguru yanjye yombi, ariko mu buryo bugaragara nareba gutya nkabona ko koko akaguru karwaye. Naje kugira gutya rero, haza umuntu avuga ati umwana wo kujya mujyane kwa muganga, n'undi mujyana kwa muganga akaguru barahita bagaca, mwimujyanayo. Ahubwo mwebwe nimumuzane tumujyane mu giturage kumurumika. Banyenye mu giturage rero barandumika. Ni akantu bazanaga kameze nka sinabona ukuntu nkita, ariko bakitaga ngo ingunga. Nibwo umuntu wari ugafite yazanye urwembe rushyashya, aha niho yakase. Hari inyama bakata iba umweru dede, y'umweru dede itagiva amaraso. Yazanye urwembe rushyashya ahita akata rimwe gusa. Icyo abashaka no kugera kuri urwo ruhungo rusa umweru rutava amaraso. Nirwo rero yakase. Amaze kurukata afata ka kantu ashyiramo ibabi rimwe ry'uruturusu, ibabi rimwe ry'inturusu, noneho yomekaho. Biba bikurura byonka nk'umuntu uri konsa umwana. Niko bikonka ya maraso yapfiriyemo imbere. None ayo maraso rero yabaye umukara, yarabaye nk'inyama z'umwijima. Kuri umwijima uba umeze ni nako yatitiraga. Noneho ka kantu kayavomamo, bakajya bayasukira imbwa. Amaraso yanjye yanywewe n'imbwa, mbirebesha n'amaso, imbwa irananywa nahaga. Kuko ako kantu kari kanene ngo kavomaga ikiro, baravuga ngo uno mwana afite n'amaraso menshi. Kavomye kabiri karuzuza, ubwa gatatu kazana inusu. Iyo konkaga amaraso maba gashira, kahitaga karekeraho gukurura. Ko kagahagarara, uwagashyizeho we yarabimenyaga ko kahagaze. Ubwo rero byaje kugenda gutyo, biza kugenda gutyo. Nk'ubwo buzima mama aragaruka amvanye mu giturage kundumikisha. Mu kugaruka rero amvanye mu giturage kundumikisha, nibwo papa yahise urumva yabanje gukora ikintu cyo kujya kundumikisha, ariko inzu igihari. Nibwo rero yagarutse. Mu kugaruka abaza mama, aravuga ati nubwo ugarutse bwose ariko sinkigushaka. Ari papa wabimubwiye. Arambwira ati sinkigushaka, ongera umwana kuriya, hita ubajyana iwanyu, nzaza kubafata barakuze, utanga mu maso nkaguca yawe maguru nawe abiri, ukuva ukuntu ububabare bumera. Ubwo byatumye mama yanga kuhava, bituma papa atwika inzu kugira ngo mama agende. Gutwika tubona neza, ariko yari inzu y'ibyatsi, ariko papa yitegura kubaka yitegura. Noneho ngo yari kuba igikoni. Nuvuga ngo papa yafashe ikibiriti. Afata ikibiriti, arasa umwambi wa mbere. Arabanza abwira mama ngo nagenda kurema ibintu bye. Mama yagize ngo ni ibintu by'imikino, papa ntari bubikora. Rero mama yaragiye, yanze kujya gukuramo imyenda, yagiye kuyikuramo yatangiye gutwika.
yarashe umwambi wa kabiri, noneho ibyatsi byatangiye gufatwa. Nibwo yasimbukiye mu nzu ahita akuramo imyenda ye. Amaze gukuramo ya myenda ye ahita yaranatetse ibyo bitaga impombo iriya ku gikongoro zaraheraga n'ibishyimbo. Ahita aterura ya nkono. Ndibuka ko mama yayikoreye mu gitebo, ibyo bita ibitebo, niyo mama yayitwayemo ishyushye. Arayikorera ajyana kwa sogokuru. Mu kujya kwa sogokuru niho yaje. Papa ubwo yacanye inzu iri kugurumana, yarahiye neza nyagushya, irashyira ko ngo ibintu byose cyane. Ibyo mama atakuyemo by'imyenda, icyo mama yakuyemo ni imyenda na ya nkono yaratetse, ariko ibindi byahiriyemo. Bwabo buriri byarahiye nyine pe. None se mu by'ukuri aho baba bari bapfuye iki kigaragara? Bari bapfuye, urumva bari bapfuye nge ko mu mantemusheto mwiza. Ni nacyo kintu bari bapfuye. Papa ararakara. Aravuga ati ubwo utangiye kugira umwana gutya, ubu ninjye ushigaje noneho ngewe uzanyica uzankuraho yombi. Urumva icyo kintu cyahise gitera papa ubwoba. Ari nabwo yari yarise wa mwana kwizera, ko amaze kwizera mama, hanyuma rya zina bararipfa kandi nanone. Aravuga ati ntukiri umwizerwa, ahubwo uri inzira umbanje. Rya zina naryo bararitunganira. Ariko gutandukana kwa papa na mama, cyangwa se kuba papa yaratwitse ya nzu, byavuye kuri ibyo mama we yarakoze byo kuba yanteye umushito mwiza. Bitera papa ubwoba. Aravuga ati ubwo uyu muntu ari gutera umwana gutya, nanjye azanyica. Icyo nicyo cyatumye papa afata ya nzu arayitwika kugira ngo mama noneho akunda agende. Ubwo rero nicyo cyatumye mama na papa batandukana. Mama ajya iwabo. Amaze kugera iwabo yahabaye imyaka 2. Hari ubutumwa bwatangiwe iri iwacu cyane cyane, sinzi n'ahandi mba bwarahageze, ariko Kiliziya Gatolika yatambukije ubutumwa mu bihe byatambutse mbere ya jenoside. Abatambutse ubutumwa bwinshi cyane. Rero mama yabaye nk'ukizwaho, ntiyongera kuntoteza kubera ibyo byavugwaga. Yesu yavuga. Icyo gihe se wahise ujya kuba hehe bamaze gutandukana? Twarajyanye na mama iwabo, kuko papa aravuga ngo natujyana iwabo azaza kudufata twarakuze. Yagiye ahetse musaza wanjye ari uruhinja, nanjye ngenda yaramuhetse ngiye ashyira ku rutugu, kubera ko ntashobora kugenda neza kubera ikibazo cyahandi kwa kuguru. Ubu rero twageze iwabo tugeraho hakiri kare. Abatekereza ukuntu byagenze, ukuntu yahukanye, ukuntu papa yatwitse inzu. Ese yatwitse inzu bivuye kuki? Mama arabivuga, aravuga ati umukobwa we ngo namuteye umushito wo ivi dore afite inkovu, bavuye kumurumika kwa muganga mu giturage. Abaramaze ese wari wasinze, wari wanyweye kugira ngo ufate umwana kuko umupfumure. Ese yakoze iki cyatumye umutera umushito? Ati yameneye icyungo. Nyine mama yabura ukuntu abisobanura. Yameneye icyungo kimeze gite? Ati icyungo gifite imikondo kiteye nk'isafuriya n'imifuniko yacyo. Uravuga ati ese ababibumba bari bashize ntabwo bari bahari, ntibari kubumba ibindi? Iyo utubwira se byo tukagira. Ati ikindi yageze no kwarura inkono ayimarira abana bo kwa mukase, nuko tubwira tukaguha amashaza. Mbese ibintu byose aburaga ikintu we cyo kwireguza. Nuko ubwo rero iwabo bahita bamuha inkono ye. Urumva arahatugejeje, ndi wa mwana w'imyaka 5 none batandukana na papa, bahita baha mama inkono ye yo kujya yitekeraho. Ya nkono bahaye mama rero kugira ngo ateke, byari bigoranye cyane kuri uwo munsi, gutangira kwicira ishuro, gutangira guteka, gushaka ibyo ateka. Tubaho muri ubwo buzima, ariko igihe cy'ubutumwa yari umuntu mwiza. Ndavuga ko ari umuntu mwiza kuko yaretse kuntoteza, noneho ubwo tugahita tujyana mu butumwa. Kabana neza basi. Imyaka 2 irarangira. Nyuma y'imyaka 2 rero nge nujuje 7. Ndabanza ndarota. Ndavuga nti narose ngemba hano bita Kigali. Nambara inkweto, mwambara ibirenge. Kandi warabimubwiye ubu. Se nawe. Uzina ruvuga ko ati none warangica. Wapi nyine ndakangutse nishimye ahantu Kigali. Nabonaga Kigali ari heza nyine pe. Ariho ndi ngo nambara inkweto, bo bagendesha ngo ibirenge. Nuko ngiye mbabwira izo nzozi. Maze kubabwira izo nzozi aravuga ati niko atari ku mana yanjye, ati niko i Kigali mu mahanga. Mpita numva koko ni mu mahanga. Nkuko
ushaka kuri hano i Kigali noneho bakavuga ngo uzajya muri Amerika. Wenda ukarota ukavuga ati mama uzi ko narose mba muri Amerika, bakavuga ati muri Amerika mu mahanga wahagezwa n'iki? Ubwo nanjye asanga ati niko i Kigali mu mahanga uzahagezwa n'iki? Hari isoko wagiyeyo? Babaza mama ati ise uyu mukobwa yageze ajya i Kigali? Ati reka data cyakora cyo ngo yatambukaga ngo cyangwa ahitwa Nyabugogo ngo akomeza ajya mu Bugesera muri bene wabo. Ati ariko ntabwo yigeze aba i Kigali. Hari nyirasenge wagiye ati nta numwe wakandagiye, uyu se azahagezwa n'iki? Ati bya twumve ko ari karande ishaka kumufata yo kumujyana i Kigali kubera abandi bagiye. Nuko umutima wangu ati kuzajyayo ku mutima. Noneho ubu urumva bwa butumwa bwari buhagaze, noneho twagarutse mu rugo nibwo narose izo nzozi ngewe. Ubwo maze kuzibabwira ahubwo ahita bavuga ati ahubwo Venasi ati twibagiye kukubwira kweri yirukanka ryawe wirukanka umeze nk'umusazi. Icyo gihe babitaga icyo gihe bavugaga ubutumwa bitaga ngo nabasazi bo kwa Bikira Mariya na Yesu, nk'uko bashaka kuvuga ngo abasazi b'abarokore. N'icyo gihe niko babavugaga. Nuko ati wirukaga muri babasazi bawe mwirukanka mumeze mwarasaze. Hano haje umuntu ukeneye umuranga ashaka kukurangira umugabo. Nuko mama arabyemera aravuga ati rwose ko numvaga ntashaka gushaka nzarira bano bana babiri bonyine kuki baravuga ati hoya uruhe ungana gutya ukiri mutoya ucire ku bana babiri genda ujye gushaka umugabo. Uwo mugabo ngo ko ari mwiza ngo ko ari ahantu ngo heza hari amakera barambagizaga nyine ibintu by'amasambu, hari isambu zahinga uzagira gute. Nuko noneho rero nibwo bateguye baje guhura na wa mugabo. Barahura, bamaze guhura bavuga ukuntu bazagura ibitenge ibintu byose barabivuga. Bamaze kubivuga ari mu gitondo, ndabyibuka ari mu gitondo ngiye maze nk'iminsi 3 mbabwiye za nzozi narose z'i Kigali. Ariko ngiye ntibiyumvishaga nyine kijye ko ari savuga ngo wenda ngo kana abakobwa ngo turabona ari keza ngo kazabyiruka ari keza ngo gashobora wenda ngo kuzabona baza kurangura ibigori ibishyimbo ngo ku mwero wabyo ngo bakagakunda bakagasaba wenda bakakajyana akabari ko kagera i Kigali. Ariko ni imigambi y'abana b'abantu. Noneho ubwo nibwo naje bavuga iby'ibitenge bavuga iby'iki ngiye kumva no banyine mama aravuga ati reka mbaze umwana wanjye w'imfura. Uwo munsi nibwo yanyise umwana ati reka mbaze imfura yajya ati buki imfura isigiye n'Imana. Nuko nyine yabivuze ati imfura n'Imana biba bisigiye reka mubaze numve ko urwo ruzambera rwiza. Arambaza nyine avuga ati niko duga nditawe nta karama yari iriho nari ngiye kwitanga karama ariko icyo gihe ntabwo twitoga karama yari ye. Nuko ndamwitaba arambwira ati ko ngiye gushaka wambwira ubwo ngiye gushaka ruzambera rwiza. Numva ijwi rirambwiye ngo bwira nyoko. Nuko numvise ijwi rivuga nk'umuntu uri hejuru yanjye uri kumbwira bwira nyoko ngo uwo mugabo agiye gushaka azaba ameze nka Goliyati. Uko Goliyati yarwanyije ubwoko bw'Imana bw'Abayisiraheli ni nako no mugabo azaba ameze. Mbibwira mama ndamubwira nti umugabo ugiye gushaka azaba ameze nka Goliyati. Uko Goliyati yarwanyije ubwoko bw'Imana bw'Abayisiraheli nawe niko azaba ameze. Mama aravuga ati mbivuyemo. Ati Goliyati yari mubi, Goliyati yarwanyije ubwoko bw'Imana bw'Abayisiraheli ngo arinda bageza ku nyanja itukura. Cyakora cyo bageze ku nyanja itukura Imana irigaragaza ba Farawo bagwa mu nyanja. Ati none urwo rugo rumeze nk'urwo kwa ntuza rero kwa Goliyati ntabwo narushobora reka nivire no mu butumwa sishaka kujya guhangana na Goliyati. Nyine aravuga ati niko ye ati uyu mwana wawe ejo mu gitondo uyu mwana w'ejo mu gitondo niwe ugiye kumva ugiye kumva ejo ndaratwiceje akatubwira ngo arose ngo abi Kigali mu mahanga ngo yambara inkweto twese twambara ibirenge. Ati reka uwo mwana w'imwumvira ati arashaka kucira kuri we ukabarera bonyine ari babiri kandi ukiri muto jya kwishakira umugabo. Genda umugabo uzamufate neza ntacyo wubaka urugo neza umwubahe nta kindi kibazo. Ubwo rero mama nyine barabimwumvisha yemeye kujya gushaka wa mugabo. Cyakora cyo ndibuka disi ndibuka agiye gushaka yansigiye ibiryo ngo byo kurya. Urumva nyine bari baramuhaye inkono yagombaga kunsigira ibiryo nzarya kubera ko aravuga ati nka nyuma y'iminsi nk'icyumweru muzamunzanire azansure. Akongera akavuga ati se nyuma y'icyumweru azaba arya iki? Azaba arya iki ntari ngo mucire inshuro ari na mutoya asagirirwa mu ngo z'abandi. Nuko ati muzamunzanire nyuma y'iminsi 3. Dore ikintu mama yansigiye rero cyo kurya yansigiye ikintu biti bitika
ibitika ni amababi y'amateke. Hari abantu bazi amateke bacariye amababi yayo bakayakata bakayateka. Ayo rero niyo bakase. Ntabwo ari ibiti, niba ari ibiteketekera. Abandi babyita ibiteketeke, twebwe tubyita ngo ni ibitikatika by'amateke cyangwa se ibitika. Nibyo yakase rero. Asiga bitetse, abyujuje ibizi, nta kintu cyo kubirisha. Mbese nta burisho. Nibyo yasize. Ariko kubera ko yarafite mukuru wiwe, murumuna wiwe nawe uri mu rugo. Yaravuze ati ninjya gusura mukuru wanjye yagiye gushakira azansuzura nimba naramufatiye umwana nabi. Ubwo byatumye mama wacu usigaye ari we ungaburira. Ntabwo byabitika nabiriye. Ahubwo we yarangaburiye, ariko nyuma aravuga ati ariko umwana ntisinzamuzana ngo mubane ngo n'ubundi uramwanga, reka tumushakire akazi ku mwarimu. Umwarimu azajya amuhemba igihumbi, ariko igihumbi ninjye nzajya nkifata. Mama wacu ngo ntuzajya agifata. Nuko ndavuga tuzabanze umuzane kuko ntiwafata icyo gihumbi, ngo ari wowe uhembwa ari njye wabyaye uwo mwana. Byabaye ngombwa rero ko tujya gusura mama aho yashakiye. Ya minsi 3 irangiye njyana na mama wacu na marume. Twagezeyo turarara, baravuga ati si byiza ko turara kwa muramu wabo iminsi myinshi. Baraye rimwe bucya bataha, ahubwo babwira mama bati tujyane duhe wa mwana tumujyane. Bavuze ati duhe wa mwana tumutahane. Nibwo mama yavuze ati reka uyu mwana ntabwo mujyana, niwe nshirishuro. Niyo navuze ati niwe nshirishuro. Byabaye ngombwa yuko mpasigara. Mu kuhasigara rero ndibuka ikintu wa mugabo yamubwiye. Yambwiye ati uyu mwana reka tumujyane ku ishuri yige, azamenye gusoma no kwandika. Mama aravuga ati hoya, uyu mwana ntagomba kujya kwiga. Najya kwiga kugira ngo nicyo wapfaga na mama wawe. Simbizi ni Satani. Aravuga ati ntagomba kujya kwiga, najya kwiga azatema icyo avuye kwiga. Kujya kwanjye kwari ugutema. Nuvuga ngo natangiye kuragira inka rero nkini icyo gihe kuri iyo myaka yanjye. Nibwo naje no kubona kandi na papa muri izo nzozi. Nari naragize mbere, noneho aza atari mu nzozi kuko narotaga ibyo narose bikaba. Yaje kunsanga aho nari ndagiye. Amaze kuhasanga aramusuhuza, aramubwira turabona neza mwana wanjye. Ndamubwira yego. Ese mwana wanjye uriga? Ndamubwira ntiyago niga. Byagenze bite? Bambwiye ko ntagomba kwiga, ntazajya mva ku ishuri nkabona ibyo ntema. Nuko arambwira ati umwana wanjye mba muri Tanzania, nzagaruka nje kukujyana. Ariko muri izo nzozi ninagize ndota papa, nyine habayemo inzozi ndende. Mbona na mama akora ubukwe, wa mugabo bari kumwe wa kabiri mbona yegiyeyo. Haje uwa gatatu mbona afashe ikiganza cya mama amwambitse impeta. Na mama kandi mbona amwambitse impeta. Hari mu nzozi mbona n'uwo mugabo ukuntu asa n'uko aje yambaye, ariko nkabona wundi wa kabiri yegiyeyo. Noneho ubwo ngiyewe nkabona handi mama agiye gushakira ari heza cyane, ariko ngiye nkabona nta muhoro mpafitiye. Ko nabonaga mama yambaye ijipo, ariko nkabona ari kuyora ububuye butoya ashyira muri ya jipo. Ngiye nkajya mbona ngo ndi kugenda niruka nkajya nko mu nsina z'urutoki nkihishamo. Mama akajya ateramo bwa bubuye butoya ngo mvumbukemo. Aho hari mu nzozi. Rero ubwo papa yamaze kuza, ndamubona amaso ku maso. Noneho papa agenda, urumva hari muri icyo gihe hariho amashyaka. Nibwo natashye mfite ibyishimo. Mbwira mama uko papa, nuko nabonye papa, kuko na mama yarabimbajije papa we namubonye. Uriya ninde nabonye mwari muri kumwe? Ni papa. Nafite ibyishimo byinshi cyane. Mubwira ko bavuze ko azaza kutujyana na musaza wanjye tukajya muri Tanzania agiye kudushakira ibyangombwa. Mama arambwira ati se yakumbwiye iki? Ndavuga wowe nta kintu yakumbwiyeho. Ariko mu mutima wanjye nabibaza nkavuga se yari kumbwiraho iki kandi utaramutegereje warahishe wishakira undi mugabo. Ariko we simba mubwira ko natinyaga ko yankubita. Noneho ubwo nibwo baje kuvunura, babyitaga kuvunura. Aza kuvunura urwagwa. Bavunura urwagwa numva umugabo yaravuze ngo yavugaga uburimi. Aravuga ngo ndashanga mpera yanga y'ingaka zimbi. Ngo ubwo nuvuga ngo ni nk'imbwa nyine ngo papa.
ngo yambwa ni se, bivugaga mu burimi bwe akavuga ngo yanga ngo ni se y'inzoka mbi yaje kuyijyana, ariko nyibona nkayiha abahungu banjye bakayicagagura. Niho nahise ngirira ubwoba kandi mbura n'uwo kubaza impamvu nabonye papa agenda n'amaguru, kandi nkabona iyi nzoka duhuye zirukanka zo mu bigunda. Ariko nyine papa numva bamuvuze gutyo, mbura uwo kubaza, mbona sindi bubaze mama, nta kintu nabimubwireho ndicecekera. Ubwo rero niho hantu naje kugira itotezwa rikomeye cyane. Urumva papa bamaze kumuvugaho yuko maze kumusobanuraho byose, banavuze ko uwo mugabo wa kabiri wa mama avuze ukuntu iyo abona papa ari kumuha abahungu be bakamucagagura, niho natangiye gutoterezwa. Ariko noneho ntotezwa nabo bose, abana b'uwo mugabo bose noneho batangira kuntoteza. Batangiye kuntoteza, nahahuriye n'ibikomere bitoroshye pe. Batangira kunkubita bose, yaba ari mama ngezeho akaba arankubise, yaba ari b'abahungu baho bakaba barankubise, kandi mvuye kuragira inka zabo. Njya nibuka ko rimwe umuhungu wabo yigeze kumpamagara arambwira ati, numvaga ntazamubabarira, ariko Imana igitanga ko umuntu ababarira ikabohora umutima w'umuntu akagira imbabazi. Kuko yarantoteje cyane uwitwaga Murwanashyaka, ariko ntanakiriho, yaranapfuye. Ariko yageze kumpamagara ngo ati, Dugari we hagarara nze nkusuhuze. Ndahagarara, mu guhagarara uwo Murwanashyaka yaraje ankubita urushyi rwiza. Mu buzima bwanjye burira bagukubita urushyi umuriro ukaka, ukajya ubona ibishira biri gutaruka. Umuhanga wo gukubita urushyi ukajya ubona umuriro uratse. Muri ba bahungu baho mama yari yarashatse, harimo umwe arampamagara ngo ukumva ni mbere yuko agukubita. Arampamagara ati hagarara nze nkusuhuze. Ariko nk'ejo akaba arabanje kunyitegereza, aranyitegereza, andeba imbavu, andeba akarenge, hose aranyitegereza pe. Amaze kunyitegereza, bucya ku wundi munsi nibwo yampamagaye, arambwira ati hagarara nze ngusuhuze. Narahagaze, ariko umutima wanjye ati se uramubashyaga agiye kugusuhuza kubwira iki? Narahagaze. Nusa akwitegereza kera wanganaga nk'uko ndi kukubona? Nari nanutse cyane, ubwo nari nanutse cyane. Ubu nyine hari icyo Imana yakoze, ariko nari nanutse bikabije. Ubu warabyibushye Ubu narabyibushye. Njye mbye Imana ngo Imana yarakoze indeke aho byaba ari byo byiza pe. Gutyo urumva nta kibazo. Noneho nari nanutse cyane banyita ngo ni nk'akantu k'agashabarara. Nari nanutse cyane bikabije. Ubwo aranyitegereza, ahera ku kirenge, imbavu, mu maso hose arandeba, azunguza umutwe. Mu kuzunguza umutwe ndibuka ko na mama ibyo yarabimbaje, ngo ati se ko nawe mu Rwanda cyaka kwitegereza cyane akanazunguza n'umutwe niki? Ni kubera iki? Ndanawe nayo namugana ntabwo mbizi. Ariko kubera rya jambo burya umwana arumva cyane, ikintu cyose wavuga yari cyiza aracyumva nk'icyiza, n'ikibi acyumva nk'ikibi. Rya jambo bankubiti uhera ntotezwa bavuga ngo ndi umwana w'inzoka, nicyo niho hantu hatumye nibaza, ndavuga ngo nyine numva ko mama bimbajije, ariko navuga nese ku mutima ndavuga n'ubundi rya jambo ryo ryavuye he kugira ngo bamvuge kuriya. Ubwo rero narahagaze, mu Rwanda cyakaza kunsuhuza. Muri kwa kunsuhuza rero niho yankubitiye urushyi rwiza. Yankubise urushyi umuriro uraka. Buri mwanga wo kubita urushyi agukubita urushyi umuriro ukaka neza. Nuko nagiye ko mbona umuriro uratse mu maso yanjye. Watse mu gihe nkishaka kuzengera, abamfashe no mu ijosi. Yafata agapira mu ijosi, ankurura hasi noneho nk'ihene. Kandi umusaza wanjye niwe wabashije gutaka. Arataka aravuga ati mu Rwanda cyaka yishe Dugari. Noneho ariko icyo gihe hari mu gihe cy'amashyaka, hariho amashyaka menshi cyane icyo gihe, hari imbere ya jenoside ho gato. Jenoside yari itaraba, ahubwo hari imbere yayo. Ariko bakirwa mu bintu by'amashyaka, bakirwa mbese imisozi yose ikirwa, bava nko guhinga nibyo bajyagamo by'amashyaka. Noneho rero umwana ataka nyine ati mu Rwanda cyaka yishe Dugari. Papa we yaje yirukanka aje kumunkiza. Mu kuza kumunkiza, mu Rwanda cyaka avuze ati ngiye kuzana ifuni mukubite mu bwonko buturumbuke. Sinari ubwonko icyo ari cyo, ariko abivuga gutyo. None amaze aho cyakwa cyane ndi kugira nko mu myaka 8, nk'umunani gutyo cyangwa se 8 n'igice gutyo. Noneho ati ngiye kuzana ifuni mukubite mu bwonko buturumbuke. Ndibuka ko ari umama wemeye gutanga intama ye kugira ngo uwo mu Rwanda cyaka ndeke.
ariko nta wari uzi bizaba kuko uwo mugabo aramubwira ati ubundi se urabiduha ko ari ibyacu uraduha mu byacu kubera iki ubwo urumva hari hayo mashyaka ariko bashaka kuzica abantu kuko yaramubwiye ati urampa iyo ntamo yimpamwe biki ko ari ibyacu n'ubundi uduha mu byacu kubera iki undi aravuga ati ntacyo muzabigira ibyanyu tutakiriho ariko mu gihe turiho njye mwana wanjye ngo waye intama wibuke ko nari inshuti na mama wawe kuko mama yari yarapfuye urumva wakomeje gutotezwa n'abo bahungu na mama we yakomeje kugutoteza se mama nawe yarantotezaga ariko wa mugabo ntago basigeze atoteza mama wawe umwe bashakanye Imana yanyeretse ngo azaba nka Goliyati baratonganaga uwo baratonganaga bakanarwana kandi n'abahungu be kandi nanone bakarwana ubundi hahoraga intambara akajya ngo abahungu bwabo bakarwana na mama wawe na papa we bakarwana nero urumva ntiyari na papa kuko yarankubitaga birenze ariko hari ukuntu Imana yabakoreshaga bagasa n'abankingira sobona byita nkikira hari ukuntu umuntu wenda gukiza atashakaga gukiza ariko kubera ko Imana yabyemeye ko agukiza ukahakirira yashakaga kukwica ariko Imana ikongera igahindura nk'umutima we kandi akongera akakugira biva ngo umugabo yaragutotezaga akakuvaho agera gutoteza papa wawe nawe akamutoteza mama wawe nawe mama akagaruka akaza akagutoteza na babahungu yego mbese rwari urugutamenya ukuntu rumeze iyo barwara ese mama we na papa we bapfaga iki ntabwo namenye ibyo bapfa ariko rimwe umugabo yigeze kuza kushaka kuntema ngo mama atujuje inshingano z'abashakanye nyine wumva mama yararwaye yaramaze iminsi ngo abyaye hashize amezi 3 arwaye aramubwira nyine ngo ararwaye bajya guhinga abana bo mu cyaro naraga iruhande rw'iziko uwo mugabo abyuka ntuka niko nyine ntukutabyuka ngo ujye kwahura inka uhenya ugira ute ibintu nk'ibyo ariko bafite wa mujinya wa mama naje kujya kuragira inka rero byabaye nka 8 barahinguye n'ubundi bya bindi barongeye barabipfa ibyo bapfuye byabo barabipfa uwo mugabo aza kunyica ngewe kandi afata umuhoro ngaza nteme nari rukase ku musozi nyine mama yavugije inda avuga ati tugari we turapfuye nareba nka buri kinyisha avuga ati Martine rakwishe niko uwo mugabo yitwa noneho ndebye koko mbona yazanye umuhoro ku ntu avuga ati agara nkucagagure nyoko wasuzuwe agasuzuguro ke yashujuguje azibuka ko wapfuye kubera ko yansuzuguye noneho rero ubwo nge narirukanse nirukankira ahantu nirukankiye niho mama niho aho nirukankiye aho hantu nagiye nivuga ngo niho byaje kugenda njya aho mu rutoki rwa rutoki mama urumva mama yari yahunze yirukanse baje kuhansanga kandi umugabo wagomeje nyirukankaho namuhoro nasaba imbabazi n'umukecuru witwa Nyiramugenga nyine warabiso uwo musaza arabisona avuga ati ndanamwe tumusaza ariko ntananasaje cyane ariko yaramusobanura avuga ati uyu mwana muri gupfa iki ku buryo umutoteza avuga ati nziza nagasuzuguro ka nyina yansuzuguye none ubwo yansuzuguye ngiye gutema akagakobwa ke nkacagagure ni nuko yavugaga noneho rero nyine mama yarabyumvise nk'umuntu mukuru aravuga ati hamagara umudamu wawe se hano ndibuka ko mama yaje icyo gihe nyine yashyizeho umuhoro neza agiye kuntema mama azasaba imbabazi aravuga ati mubabarire n'ukuri ikosa ni iryanjye wirenganya umwana jewe nakubwiye ko ndwaye wanga kubyumva mbabarira rero nzarinda fa cyangwa nawe upfa tutongeye gupfa ibyo twapfuye bandeka bacyo barakubabariye gutyo barambabara nyine icyo gihe ntiyantema ariko zahoraga ari induru nyinshi cyane hagati ya papa na mama ku buryo najyaga numvaga ntasha najyaga mvuga ngo Imana izamfashe nishaka umugabo sinzagira undi mugabo nshaka urako n'ahantu nahure n'ibikomere byinshi urumva mama yageze muri rwa rugo nge ntiyanyitaho nk'umwana we ahubwo aranjugunya n'ubundi akomeza kugutoteza nk'uko yabikoraga aranjugunya kandi yanze ko n'abandi banjyana bo kwa mama wacu anjyana nubwo nari kujya gukorera ibyo kurya mama wacu akaba ari ibyuhembwa cya gihumbi urumva nabyo byari ibibazo ariko byo rero ndiyo mpajya sintotezwa nkuko rero nagomeje gutotezwa nkomeza gutotezwa mpura n'ubuzima bugoranye tubwira ukuntu mama baje kumuta muri wa mutiba mama bamutaye mu mutiba nyine atwite
yari atwite ariko aho none umugabo agarutse aje kuntema ngo mama yamusuzuguye aho yari yarabyaye ariko wa mwana yabyaye niwe uwo mugabo yari yamushyiriye mu mutiba babyutse batongana iki urumva yari atwite barabyutse batongana banyweye urwagwa bamaze kunywa urwagwa babyuka batongana muri kwa gutongana rero niko ase no gutongana gutya kuno gushwana kw'abantu baratonganaga bikavamo no kurwana wenda ugapfa nk'akantu gatoya urumva nk'icyo gihe yarajeje kuntema si akantu gato se bari bapfuye ariko yazana inkoroko akaza kuntema baratukanaga neza bagatukana no ku babyeyi babo mbese nka bino bitutsi by'abashumba yego ko mana biteye ubwoba by'abashumba nyine bagatukana kuko hari n'abantu babagene bigeze kuhaca basanga bambikanye ku musozi bari gutukana mama yafashe amajipo atya ibiguta nyine yabifasha atya undi nawe ahagaze nk'ahari hakurya bari gutukana pe nuko babagene bavuga ati ariko kandi ati abantu ni abasazi ati kandi wasanga ari ababyeyi bawe uyu mwana abana yakareka ntabwo mpasi natwe baraturenze kuri uyu musozi birirwa batukana kuriya ubwo rero byagenze gutyo ashyira mama mu mutiba amaze kumushyira mu mutiba mama atangira kujwigirira mu mutiba rero avuga ni mama ko apfuye ninde uzatujyana mu gihugu yavuyemo ko nari umwana numvaga iyo uvuye babyitaga komine nkumva uvuye muri komine ukajya nkumva ni nko kuva mu gihugu ujya mu kindi rero avuga ni mama napfa ndabigenza nte sizana nakuyaga kuni ndaza nkakubitisha wa mugabo kandi wa mugabo avuye kuri mama yarari kumutsindagiramo n'amaguru ngo yashyiremo noneho amuvaho arimo kwanira ariko Lazara yankubise inkoni mama ubwo ahise ahirika wa mutiba wumva yawumutsindagiyemo uteretse ariko mama sinzi ukuntu yawunyeganye amucurikamo umutwe amaguru agiye hejuru noneho ya maguru yashaka kuyatsindagiramo bimwe namubwiye nyine ngo umugabo azameze nka Goliyati ryajwe kumwe na byumvise mbese za nzozi zo z'umugabo wa gatatu zaje kuba impamo cyangwa zari inzozi gusa zabaye impamo mama yaje kuva aho ngaho gutese ntabwo yahavuye wa mugabo yarapfuye kumwe nabonaga yegerayo burya hari ibintu Imana ikwereka ariko ntikwereke ngo bizagenda gutya ahubwo nabonye nyine yegerayo ariko sinamenya ngo azaba yapfuye ahubwo nabonye yegerayo mbona abaye nk'uwegera kuri uruhande mbona haje undi ubwo rero we yarapfuye amaze gupfa ashaka undi mama kwa kundi batonganaga ariko ku musozi hari umuntu wakundaga mama amurangira mubyara we uwo mubyara we kandi niwe bakoranye ubukwe ari naho mama ari ubu niho atuye noneho rero umva ngiye kubona imaze kuba nk'agakobwa gakuru noneho ubwo habaye nyuma ya jenoside ariko ubwo twabaye nk'abihuta igihe cyo gihe twabirenzeho noneho ngiye nimaze kuba nk'agakobwa gakuru ntibanjyana nasiganye na musaza wanjye kugira ngo ntashire nk'iminsi nk'itatu nzabone kugenda kandi isanga mama njyanye na wa mwana iminsi 3 ishize rero nibwo naje gusanga mama hamwe yashatse kuko uwo mugabo yari imfura cyane yari imfura pe we yankubise rimwe nimba ngo yaraje asanga hari ukuntu umucyaro wiri gutotezwa yo gukora ibi uri umwana mama akirirwa ntoteza njyana nibagirwa ngo ujya kwimura ihene aho yari iziritse nibagiye kujya kuzimura aho ziziritse wa mupapa araje asanga aho nunamye ndi koza inkono kandi ankubita ingumi yari kuyangumi yafunze igipfusi akubitira mu rutirigongo nabwo kunamuka byabaye ikibazo akubitiye mu rutirigongo aravuga nawe arababara yakubitishije mwene kana aravuga ati dore ko akana kavuye ku ishuri yewe kwaje hano se ndagirana uy noneho ubwo ababaye mu gihe yari ababaye ankubise yanguma ababaye abagize gutya arambwira ati dugari we ati nzarinda apfa no kuri kw'Imana ntongeye kugukoraho atejo ati ugire nyo kugutoteza nanjye ngo ndagukubise ati Imana yo mwijuru ahubwo ati mbabarire niyungumi nkukubise Imana imbabarire ntago nzasubira nawe kandi umbabarire kandi koko niyongeye kuntuka niyongeye kugira gute yari mama se byibuze basiye yise we yari ikosoye aho nabwo yakomeje kugutoteza aho zitotezwa nahahuriye naryo niryo rikomeye noneho cyane mama yashyiraga yamabuye mu ijipo nkuko nabivuze none akona akana k'agakobwa buriyo kabaye gakura akana k'agakobwa
katangiye kugira nk'utubere atangira kugira isoni urumva nirukana kuri wa musozi mama yashakanye none ubwo urumva nahageze abakobwa aravuga ati uriya zadutanga umugisha zadutanga gushaka biki noneho magira ahubwo noneho mama ari umereye nabi noneho ubwo yafata yamabuye nkajya mu nsina y'urutoki nkicaramo agafata yamabuye rero akajya ateramo akajya yanyanyagizamo yamabuye ngo mvumbukemo mama ambuza gukora mu nkono agashyiraho ngo ikintu bita urwitegererezo naba mfunduye nk'inkono ngo ngiye gukora nko mu nkono y'ibijumba urwitegererezo ngo rukagwa urwitegererezo nari nzi icyo ari cyo induru ikabiravuze ngo nariye ibiryo ngo nabimaze rimwe umusaza aramwicaza yari imfura cyane kuko icyo gihe nashaka mama aravuze ati rero ngiye nkushatse na bya bana 12 barapfa none nkushatse ufite abana si wowe nkunze cyane nkunze abana nkukunze ko ufite abana niba udafite abana sinari no kugukunda ariko ko ufite abana nicyo gitumye nkukunda abana bazajya muri cya kimbo cy'abanjye nabuze noneho ubwo ikintu cyahereyeho mama ntoteza nuko umusaza yari yampaye intama yari ihene ibyara 2 ariko ayimpa yita ngo ni intama y'abakobwa aranga ati singiye kwiteye nitazaguhenera ni intama y'abakobwa ubwo rero iyo hene niyo nazize mama atangira kuyintoterezaho kuko ndibuka rimwe turi gutonora imyumbati niwe atangira avuga ati nibyari ishyari ndavuga nti ishyari ngiye ishyari nkajya ngo ni nk'ikintu kiri bumanuke nkara ku musozi nangira nko kureba ku musozi ngo ndebe iryo shyari aho rimanuka ndavuga ni ubyari ishyari gute se arambye ngo ishyari se sowe nabyaye se batangiye kuguha ihene nuko nta n'ikiza yakwifurizaga ngo ntibatangiye kuguha ihene n'injoro ntibaguhaye ihene ngo ariko kubw'ibyo iriya hene ndayikwambuye aha si kwasiko si kwa nyoko sindi nyoko n'uriya mugabo si papa wawe iswo sinzi yo yaguye noneho rero atangira kuntoteza gutyo abaranyirukanye avuga ati kubw'ibyo nkwirukanye mu rugo rwanjye urarorongotana ntangira kugenda na ka gashashi batwitaga njajwa udushashi tw'umukara n'imbutuzi tw'umukara abagaho n'ay'ubururu n'ay'icyatsi gutyo batarayaca ubwo rero nuko kuntu byaje kungendekera none se mbwira Epifani karama ibyo bintu ndumva byaraguteye igikomere waje kugira imbaraga zo kubabarira mama wawe imbaraga narazigize yagusaba imbabazi se yawe ntago ajya asaba imbabazi waramubariye n'umutima wawe gusa genera mubabariye uretse kuba nabitangamo nk'ubuhamya ariko nta rundi rwangana hari icyo bigufasha biramfasha iyo ngize nk'ubuhamya mbitangamo nk'uko biramfasha bimfasha kuruhuka ku mutima wanjye kuko nagize itotezwa rikabije cyane kandi ukiri mutoya byatangiye ndi mutoya nkurira muri ibyo bikomere bimeze gutyo koko ntiwabona umuntu muganira oya nabifungiraga muri ngewe ikindi nkunda guseka ariko guseka nabisabye Imana kuko numvaga umutima wanjye ugiye guturika hari ishyamba najyagamo iyo nabaga nishimye nkajya muri iryo shyamba nkarira iyo ari umubabaro wamfashe nkarira muri iryo shyamba kandi nagira n'ibyishimo nkajyaho nkaseka ibitwenge bikarangira nkataha rero mbisaba Imana avuga Mana mpa guseka bigiraho mama aravuga ati wowe mu muryango uvukamo nta n'umwe wigeze agira inyinya ariko wowe iyo nyinya ufite uwakunyigeza nkakubitamo ifuno ntigahinduka sitade irembo rya sitade nese mama wawe aracyariho ariho arahari murabonana se basi oya ntabwo mperukayo hashize n'igihe kinini pe papa we muheruka mfite iyo myaka icyo gihe handi watubwiye yaje kukureba kuko akagiye kujya Tanzania yego aho nta makuru yiwe nta makuru nongeye kumenya kugeza na n'uyu munsi wa none sinzi nimba papa ariho cyangwa atariho niyo yaba ari muri uyu mujyi wa Kigali sinamenya ngo uyu ni papa basi basigira icyo umusaba n'igihe cyose yazakubonera gira icyo umubwira cyangwa icyo umusaba niba wumva wifuza kuzabonana nawe abaye ariho nyine icyo namusaba pe abaye ariho wenda yazabona nk'iki kiganiro akambona nakwifuza icyo namusaba nakwifuza ko twazahura nyine nk'umubyeyi n'umwana tugasuhuzanya pe hari igihe nigeze kugenda mu modoka mbona umugabo usa nawe mama yaramumbwiye ukuntu ateye umugabo ndamwegera ndamusuhuza mubaza mu nce ziriya iyi Musenyi nimba hari abantu ahazi arambwira ati abantu nari mpazi barapfuye bari bene bacu ariko barapfuye ntibakiriho ndagumiza n'amazi aravuga ati niki gituma umbaza ibintu nk'ibyo gishko nakubwiye ko bapfuye urashaka iki mbonye ndashaka kumpa amakuru ndamwihorera ako nari mbimubaje bitewe nuko mama rero ambwiye ko papa yari ameze
ni urugendo ruba rutoroshye. Reka dusoreze hano igice cya mbere, ubwo tuzagaruka mu kindi gice cya kabiri. Murakoze cyane. Namwe murakoze, Imana ibahe umugisha.